yo kwegukira Imana igihe cyose, ingabire zayo zigusakareho, ube uwo uwakwiremeye ashaka. Yezu wasanze abantu anyuze kuri Bikira Mariya muri uku kwezi kwa Rozari ntagatifu, aguhe kunga ubumwe nawe ubikesha ubuvugizi bwa Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'uwacu, mu busabane uzagirana nawe mu isengesho rya Rozari. Horana amahoro. Kristo Yezu akuzwe. Yezu akuzwe. Muracyari hano? Murahari? Tugeze muri wa mwanya wo gushimira Imana. Imana urukundo, Imana yadukunze, Imana yagize uko iragira buri wese ikagendana nawe, uyu munsi akaba akiri muzima. Tugiye kuririmba igitero kimwe cy'indirimbo ivuga ngo wangobatoye umwanzi, wankomereje ukwemera, kandi umpora hafi ngumuhurize, nzakomeza ngushimire, ni wowe undagiye ukamenyera igikwiriye. Twaje Mana yacu tuje kugusenga, n'abacu bose tuje kugushimira, nitwe duherutse kugusaba uduhe amahoro turindire ubuzima, warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kubwira ko twe n'abacu dushimira, turakana. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Twaje kubwira Yesu ko twe n'abacu dushimira. Ese hari umuntu wabura ikintu ashimira Imana? Imana yagukunze, Imana yagendanye nawe, haba mu byiza no mu bibi, haba mu bikugoye, ariko uyu munsi uracyariho, iracyakuragiye, wabashije kugera aha, cyangwa se uracyatwumva ku mbuga nkoranyambaga, uracyashimira Imana, iracyaragiye umwuka wawe. Tugiye guhagararirwa rero n'umuvandimwe Gahima Xavier uje gushimira Imana uburyo yamukijije uburwayi bukomeye bw'uruhu. Nagira ngo Gahima yigire hafi tumuture Bikira Mariya, ubundi atwibwire, atubwire ubuhamya bwe. Ndakuramutsa Mariya, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfa. Amen. Murakoze bavandimwe bakristo ba Ruhango, ndashima Imana, ngashima namwe muraza gukurikira ubuhamya ngiye kubaha. Akaga nari nagize nabaye aho ngaho rero, nuko nza kurwara uburwayi burangaragura, njya kwa muganga biranga, ndaza mfata ikirago ndaryama, nuko abangezeho bose bakavuga bati umuntu arapfuye nta kundi ntabwo azabaho. Nuko kubw'Imana rero ngiye kubona mbona haje umwana w'umukobwa wanjye, uriya ni Yezu Kristo wagiye kumunzanira, ati ngwino nkujyane kwa muganga uruta abandi.
ndetse ni hehe ati ndakujyana kwa Yezu Nyirimpuhwe. Kandi njye nari nzi neza ko napfuye byarangiye. Nuko anyuriza imodoka turaza. Ubwo nari nzi ko ndagiye Kabuga naho ni mu Ruhango hano. Ndaje rero mpageze masanga umuganga Imana Yezu Kristo. Rwose nahamaze icyumweru banyitaho, Yezu nyitaho ku mutima akambwira ati humura nzakuvura uzakira. Nuko cyokora naje gushima Yezu. Igihe naziye ndumva hahise umwaka. Yezu agira impuhwe. Yezu ni Imana. Bavandimwe abatari babizi mubimenye, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari kugira ngo iki. Uburwayi bwanjye ukuntu bwari buteye rero, ibirenge byari byaraboze biranye amazi, nta muganga utarambwira ngo arangerageza bikanga. Umutwe n'umubiri wose najyaga nshishura ibishishwa. Mbega ibiryo byanjye byari kuryama ku izuba rimeze rityo. Ariko Yezu ugira impuhwe, Yezu ugira ubuntu. Namaje gutaha ngeze mu rugo, nari maze icyumweru hano. Ngeze mu rugo hagiye guhita ikindi cyumweru, mbona ya mazi yajyaga ava mu birenge ari mu gukamuka, wa mubiri utangira gushibuka. Kuva ubwo ngubwo mbona agahenge ndakira, ariko bikozwe na Yezu Nyirimpuhwe. Aragasugira sagambe, ni Imana yacu, mumfashe tumushime. Ubundi rero umuhanano ni mwiza. Nabaye aho ngaho data ari mu kugerageza gusaza, nuko aravuga ati bana banjye namwe bagore banjye, dore ndagiye ndapfuye, muramenye mwese muhugukira Imana, mwese mujye gusenga. Ntazagira umuntu washuka ngo murajya mu bapfumu, ngo murajya mu bitampaye agaciro. Ati Imana niyo nkuru. Murakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yezu ni muzima, Yezu arakiza. Yezu koko yakijije umuvandimwe wacu Saviye. Saviye akomoka mu karere ka Gakenke muri paruwase ya Ruri. Saviye yafashwe n'uburwayi mu 2022. Arivuza nk'uko bibabwiye, ngo yafashwe uko yatuganirije, byamufasha bihereye mu birenge, atangira gusa n'uvuvuka umubiri, ariko bikajya bigera imbere akanyenya amazi n'amaraso. Aho ahagaze hagasigara amazi n'amaraso, ariko ntago byahamye ku birenge gusa, byazamutse umubiri wose kugeza mu mutwe. Yaje hano rero mu isengesho ryo mu kwa kabiri umwaka ushize. Hari abantu bari hano, yari yicaye hariya imbere yitwikiriye akenda mu mutwe ajojoba. Yari amaze rero isengesho ryabaye amaze iminsi mu mwiherero, ategwa amatwi, araherekezwa, arasabirwa, ahabwa n'isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Yezu rero nyuma yo kuva hano, nyuma y'icyumweru, Saveri yatangiye kugarura umubiri. Kwa kundi yaryamaga aho aryamye hagasigara ibishishwa by'umubiri, ntibyongera kubaho. Amazi Yezu arayakamura n'amaraso, yongera kugira uruhu rw'abantu bazima, muramureba, yongera no kumera umusatsi, kuko no ku mutwe nta musatsi wari uriho. Mu byo yatuganirije rero haje abantu benshi bamusaba kujya mu bapfumu nyuma yo kuva kwa muganga byanze, ariko atubwira ko yakomejwe n'uwo murage wa papa we, uko yamubwiraga ati ntihazagira uwiringira abapfumu, muzahame mu Mana. Nawe rero nubwo yari yihebye, ariko ngo yari ategereje gupfira mu Mana. Nyagasani asingizwe. Nagira ngo mfata aka kanya yuko dutambagiza isakara